masaha mu gitondo yo kuri iki cyumweru tariki 24 Nzeri umwaka wa 2023 mu cyumba cy'inama cy'akarere ka Kicukiro ku bufatanye n'akarere ka Kicukiro ndetse n'umujyi wa Kigali hateguwe ihuriro ry'urubyiruko rw'abakorerabushake hagamijwe kurebera hamwe ibikorwa byakozwe umwaka ushize ndetse n'ibikorwa bizakorwa muri uyu mwaka twatangiye. Ni ihuriro ryitabiriwe n'abagize komite y'urubyiruko rw'abakorerabushake ku karere, abahuza b'ibikorwa b'urubyiruko rw'abakorerabushake ku mirenge yose igize aka karere ka Kicukiro. Ni ihuriro ryitabiriwe n'abashyitsi batandukanye harimo umushyitsi wungirije w'akarere ka Kicukiro Madame Husi Monique, uhagarariye polisi mu karere ka Kicukiro DPCO Umuhozari, umukozi ufite urubyiruko mu nshingano ku rwego rw'akarere Bwana Rutaganda Andre ndetse n'intumwa y'umujyi wa Kigali Bwana Johnson Gatsinzi. Mu bikorwa byagaragajwe byakozwe harimo n'ubundi bikorwa bibarizwa mu nkingi enye za guverinoma y'u Rwanda ari z'imiyoborere myiza, ubukungu, ubutabera n'imibereho myiza. Muri buri nkingi bagiye berekana ibikorwa byagiye bikorwa ndetse n'ibiteganyijwe kuzakorwa. Mbere yuko ngaragaza ibikorwa twakoze nabushize nagira mushimire sabe abagenzi badushimire cyane umujyi wa Kigali n'akarere kacu bateguye iki gikorwa kugira ngo muri iri huriro hagarutswe ku mitangire myiza ya serivisi ndetse no gutangira amakuru ku gihe ngo kuko amakuru ari ishingiro rya byose mu kurwanya ibibazo byugarije abaturage. Mu ijambo intumwa y'umujyi wa Kigali Bwana Johnson Gatsinzi yagejeje ku bari bitabiriye iri huriro yashimiye byimaze y'urubyiruko rw'abakorerabushake muri aka karere ka Kicukiro ngo kubera ibikorwa byiza bagaragaza byo gukunda igihugu. Nashimye cyane ko ntavuze n'ibya bintu byose biri mu mahame mugenderaho ariko aya mahame nayo ahatswe na kiyatwara kuvuga cyo gukunda igihugu. Nuko mubizi ko wazanya urwego rw'urubyiruko rw'abakorerabushake urwego rwagiyeho mu 2013 rutangijwe n'urubyiruko ruke cyane kuko batangiye igitekerezo cy'ubukorerabushake ari abantu ari urubyiruko 10 gusa. Igitekerezo baje kaminuza cyagiye bari batarajya mu gahunda zitandukanye zo kugira ngo bitandukanye nayo ishyigikira iterambere ry'igihugu bagira icyo gitekerezo gishyira hamwe baravuga bati ubwo tutari twajya muri ibyo bikorwa byose nta kintu twaba nta kintu twahuza ingufu zacu ngo dukore gifasha giteza imbere igihugu kuko nawe warabonaga igihe icyo ari cyo cyose nubwo tugira intambwe tugenda dutera kandi nyinshi ziteza imbere igihugu n'abanyarwanda ariko nanone hakaboneka ibindi bibangamiye iryo terambere bikeneye ko byakemuka. Imbuto TV twashatse kumenya icyo abitabiriye iri huriro bungutse nyuma yo kumara kwisuzuma ngo bakomeze gukora ibikorwa byubaka igihugu maze badusubiza muri aya magambo. Nibyo tumaze kwisuzuma burya iyo umuntu akora agerageza n'umwanya wo kwisuzuma ngo rebe icyerekezo yihaye ko akirimo neza. Twisuzumye dusanga ibikorwa twakoze umwaka ushize birahari ariko haburamwo bimwe na bimwe. Twabonye cyane mu gukumira ibyaha no gutanga amakuru ntabwo byagaragayemo cyane neza. Twahugiye cyane muri human security issues. Human security issues tujya mu bikorwa bitandukanye ariko dusanga haracyaburamo urutirigongo rwacu ntabwo rwuzuye mu gihe no mutekano tutarimo neza. Rero twiyemeje ko tugiye kwinjiranamo dusubira ku mateka yacu, dusubira ku cyatumye urubyiruko rw'abakorerabushake mu kurwanya no gukumira ibyaha rujyaho. Twisuzumye twabatijwe ku buryo umwaka utaha cyangwa se umunsi ku munsi tuye tugaragaza ibikorwa bitandukanye dufatanya n'inzego z'umutekano mu kurwanya no gukumira ibyaha. Ikindi nuko twanzuye ko tugiye kuvugurura inzego. Hari abari mu nzego uyu munsi rw'akarere ugasanga ntibagihari, abandi se barimo ntibarikora, usanga priorite tutagifite priorite muri priorite dufite zindi zitandukanye z'ubuzima busanzwe tudashyiramo uhagarira abandi mu kubatoza umuco w'ubukorerabushake. Rero tugiye kuvugurura dushingiye kuri performance cyangwa se ku mikorere ya buri muntu
aharimo ibyuho tubizibe, hanyuma ku karere no ku mirenge tumanuke. Tugiye kumanuka none ku mirenge turebe ese komite z'urubyiruko rw'abakorerabushake mu kurwanya no gukumira ibyaha mu murenge runaka zirahari, se ziruzuye, se zirakora, ziri kuri ya gahunda yacu y'ubukorerabushake no kwitanga kugira ngo umuturage w'igihugu ajye ku isonga. Ubu tugiye kumanuka ku buryo uku kwezi kwa 10 tuzakoramo ibikorwa byinshi, harimo kwizihiza isabukuru yacu, urugendo tumaze rw'imyaka 10 mu mirimo y'ubukorerabushake. Tuzareba n'ibyo bintu byose bitandukanye kugira ngo urwego rwacu ruhame kandi ruhamye intambwe. Dufite ibikorwa byihutirwa, harimo ibyo gukora ubukangurambaga ku baturage batuye ahantu habashyira mu kaga, cyane cyane ko turi kwinjira mu bihe by'imvura, bisaba ko dufatanya n'inzego z'ibanze mu bukangurambaga bw'abaturage ku baturage batuye ahantu habashyira mu kaga, aho dukunze kwita mu manegeka. Ibyo rero turashaka kubikora dufatanya n'inzego. Twebwe nk'ubusanzwe turibwiriza mu mihigo nk'iyo ngiyo ikomeye tujyamo, ariko ubu twabonye ko n'inzego z'ibanze zishaka ko tujyanamo. Turashaka gutanga amakuru y'ahantu dushobora kubona harasigaye, kuko akarere bamaze iminsi n'ubundi bari mu iyo gahunda n'umirenge n'utugari, ariko birashoboka ko hari ahantu hashobora kuba hagihari hashobora gushyira umuturage mu kaga. Tugiye kujyanamo dutanga amakuru, haba harasigaye tuhamenyesha ubuyobozi. Ikindi tugiye kujyananamo ni ugushishikariza abaturage guhinga, uko twugarijwe n'ikibazo usanga dufite inzara kandi tugifite ubutaka bushobora guhingwaho. Mu nama twavuyemo kuwa 5 urwego rw'igihugu, nabyo biri mu byo basabye urubyiruko rw'abakorerabushake, aho usanga igihugu gitanga ifumbire rimwe na rimwe zikajya gukora ibyo zitagenewe. Ubu turashaka natwe kujyanamo n'abashinzwe ubuhinzi muri ba baturage mu batanga ya nkunganire y'ifumbire, se koko iri gukoreshwa. Uyu mwanya twarimo ni umwanya wo kugira ngo twongere turebe aho twagize intege nkeya cyangwa se naho twagize umusaruro, ariko by'umwihariko mu byagaragajwe tumaze kubona ko hari byinshi tugifitemo urugendo, kuko umubare w'abakorerabushake uracyari mukeya, kandi mu by'ukuri dufite urubyiruko rwinshi cyane ko abantu babyumve neza. Ntabwo kuba umukorerabushake ari ukuba ufite amashuri runaka, abo utaragize amahirwe yo kwiga, abo wagize amahirwe yo kwiga, abo umuyede, abo umufundi, abo umukarani, abo umunyonzi, n'ibyo byiciro byose muri rusange buri wese yemerewe kwinjira muri uyu muryango. Twarebye rero cyane ku kongera umubare w'urubyiruko rw'abakorerabushake, dusanga ntabwo twashyizemo imbaraga uko byari bikwiriye. Tukaba turi muri gahunda yo kureba uburyo twakongera umubare ukaba mwinshi. Twaganirijwe kandi ku kigendanye n'umutekano. Twasanze hari aho dukwiriye kongeramo imbaraga cyane mu kumenya amakuru yo mu isibo, amakuru y'umudugudu, amakuru muri rusange y'akarere, y'umurenge aho tubarizwa, ariko noneho by'umwihariko kumenya cyane gutangira amakuru ku gihe, kumenya ngo ese ahangaha bimeze gute, ahangaha bimeze gute, ibyiza tukabishima, ariko ibigaragara nk'ibyateza ikibazo tukabigaragaza. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Kicukiro Madamu Nkusi Monique mu ijambo rye yashimiye ubufatanye bw'umujyi wa Kigali na polisi, uruhare bagira mu gutuma urubyiruko rw'akarere ka Kicukiro bakomeza gukora ibikorwa byiza byubaka igihugu, ndetse anasaba inzego z'urubyiruko gukomeza kuzamura umubare w'urubyiruko rw'abakorerabushake muri aka karere. Abafatanyabikorwa b'akarere, nuko urubyiruko rw'abakorerabushake ibyo tugeraho, ibikorwa tuba dufite muri gahunda zitandukanye, dufatanya namwe byinshi. Twabonye ibyo mwagezeho ndetse n'ibigomba kugerwaho uyu mwaka. Ubuyobozi bw'akarere turabizeza ubufatanye kugira ngo tujyanemo dukorere gahunda hamwe, ibikorwa tujya kureba hasi
hasi ku muturage, cyane ko umuturage agomba kuba ku isonga, ibikorwa bigomba kumukorerwa, tugomba gukemura ibibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Tuzafatanya rero namwe kandi twifuza gukorera ku gihe. Gukorera ku gihe ni ngombwa, iyo dukoze tugasoza ibyo twagombaga gukora igihe cyarenze, uwo twaramiraga cyangwa twagombaga gufasha kenshi ntacyo bimumarira cyangwa se kimumarira ku rugero ruto. Nkaba ngira ngo basabe kugira ngo twongere urubyiruko rw'abakorerabushake, twabonye bikwiye kuba bibaranga, nta cyatunanira ko duteraniye aha, kugira ngo basabe imirenge mube rwose ku isonga, mufate ingamba zose zishoboka aho urubyiruko ruri mu rusangeyo, kandi noneho dukomeze kunoza umurimo mwiza dukora, kugira ngo n'abo tugiye kwinjiza bashya bazasanga koko muri bone kandi mukora ibikorwa bifatika. Nasoza rero mbabwira ko gahunda zose ku rwego rw'akarere twifuza gukorana namwe, mujye mutumenyesha gahunda ku gihe, dukorane kandi tuzagera ku ntego. Nyuma yo kumara kumva imigabo n'imigambi y'urubyiruko rw'abakorerabushake muri aka karere ka Kicukiro, twifuje kumenya icyo umujyi wa Kigali usaba urubyiruko muri rusange, maze intumwa yari ihagarariye umujyi wa Kigali muri iri huriro, Bwana Johnson Gatsinzi bitubwira muri aya magambo. Icyo dusaba urubyiruko mu by'ukuri gishingiye ku igenamigambi rwakoze igenamigambi ry'uyu mwaka w'ingengo y'imari ya 2023-2024. Iryo genamigambi rero nk'uko riteye, buri gikorwa cyateganijwe nibyo batumurikiye, ibikorwa byose bateganije, kandi buri gikorwa cyagiye kigenerwa igihe kizakorerwa. Icyo tubasaba rero cy'ingenzi nuko mwishyirwa mu bikorwa ry'ibikorwa biri muri gahunda y'ibikorwa bateguye, ko bihatira bakanita no gushyira mu bikorwa buri gikorwa cyateguwe kandi ku gihe cyaryo, ku gihe cyateguwe akaba ari nacyo igihe gikorerwa. Koko na evaluation y'ibikorwa nk'uko twabiganiriyeho, twavuganye nabo yuko buri gihembwe hazajya habaho kugenzura no gukurikirana no kureba ko ibikorwa byateganijwe byakozwe. Iryo genzura rikaba buri gihembwe. Iryo genzura rero rizajya rireba ko ibikorwa byateganijwe muri icyo gihembwe byakozwe. Icyo rero nicyo cy'ingenzi twanabasabye, ko bakora ibikorwa ariko buri gikorwa kigakorerwa igihe cyacyo, nibwo igenamigambi iyo bigenze gutyo riba rigenze neza. Nicyo rero tubasaba kubyitaho kandi bakabikora buri gikorwa mu gihe cyacyo. Mu karere ka Kicukiro ho mu mujyi wa Kigali, na Refraterne Frank Rugwizangoga, ubw'Imbuto TV.